somehow numva bitari fair gusiga Olivier Kwizera arimo arakina. Coach muri introduction ye yavuze ko hazajya hamagarwa abakinnyi kandi nibyo selection nationale n'umukinnyi uri gukina. Numva ko harimo no kwicontroduiza ku ruhande rwanyu. Last time mwamuhamagaye adakina, ubu arakina ari guperforminga. He was even voted as the best player of Rayon Sport last month. Sinumva rero ukuntu ugebye ku bakinnyi b'abaroko cyangwa niba ari ikindi kibazo kidasanzwe cyatuma wenda atahamagarwa mu ikipe y'igihugu, ariko performance wise I think ko yagakwiye kuba included kuri liste turebye abakinnyi dufite, cyane cyane ko Fiacre Noir since last time Fiacre Noir since the last game against South Africa yongeye gukina muri club ye. Ndumva rero nabyo bitari fair. Ndabaza abayobozi ba federation. Okay, can I respond on that question? Ndabaza abayobozi ba federation. Twumvishe hanze from some of their friends cyangwa se mu miryango yabo ko hari contact mushobora kuba mwarakoze ku bakinnyi bamwe nk'aba Trésor Ndayishimiye, Mike Trésor Ndayishimiye ukina ikipe ya Burnley. Even ndabona muri umunawe Kale Mateo ari kuri no list. Byavugaga ko Trésor ashobora kuza i Kigali na mama we bakaza kureba FIFA series mu rwego rwo gukomeza kubareshya, kimwe yewe n'abandi bakinnyi nka defender wa Toulouse Warren Kamanzi, ko bishoboka ko we cyangwa bamuhagarariye baza i Kigali. Yewe hari n'andi mazina president amaze igihe nka Emirano Noam bivugwa. Hari umwana w'umunyarwanda unafite ibyangombwa by'abahorandi ukinira Juventus. Hari n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda benshi bari i Burayi dutekereza ko tubabonye yaba ari boost kuri national team yacu. Ese wenda bo niba hari aho bigeze, hari update mwaha abanyarwanda kuri abo bakinnyi? Murakoze. Okay, let me tingiye kuba ko president agira droit de veto muri FIFA muri Ferwafa, but we are still on the provisional list. So accommodating 31 players or 32, I don't think it will make a big difference. But let's give Olivier a chance. No, na coach amwirebere. So I will ask the technical team. Uko mwabivuze benshi, I'm not really there to control this. Ayo kugira ngo mubone nubundi tugiye muri camp. So at least maybe the coach, the SG now twabigiranye na twabivuganyeho, but let's see if bashobora kumuha amahirwe akajoining abandi muri camp, and then they can assess. Maybe ashobora kuba okay, baba benshi bagera mu ijana if we take, but if they insist so much on Olivier taking new advantage, let's see. We are still on the provisional list. Kandi ikindi kintu cyiza dushobora kuvuga hano nuko na coach wacu ni nko turimo kumushakira abakinnyi atazi. So the more we extend the list, the better for him to have a better decision. So bon, ibyo rero turaza kubivuga kugira ngo tutabigarukaho kenshi. For the players mwagiye muvuga, of course players cyane abari abafite ubwene gihugu burenze bumwe, akenshi ni bubiri, decision zabo ziragoye kugira ngo bavuge ngo tuje mu Mavubi. So for example, we are in contact. Yes, uko muvuze ari murumuna wa Trésor uri muri yo squad, ariko ucyo twagiye tuganira n'umuryango we, kuko murumuna we buri muntu agira icyo bita idole cyangwa se umuntu afatiraho reference. Umuntu afatiraho reference ni mukuru we, ni Mike Trésor. So yaradusabye na mama we ati byibuze se baza bakareba n'u Rwanda, bakareba n'ukuntu FIFA series iteguwe, bakareba n'Amavubi. Ariko nabo turacyari muri discussion, ndibaza kwigeze kure nuko maybe muri FIFA series tutabashe kurangiza, ariko turibaza neza naza kareba u Rwanda tukabafata neza, kareba muri umuna wakina nawe azavuga ati reka nange nzagusanga ubutaha.
So we are hoping to have Mike Trésor maybe in the future, but not now. Ariko ubu azaza aherekeje murumuna we muri FIFA series. Ikindi uwa Juventus Shame nawe turi in contact with both the parent na agent we. Twanabasobanurira nawe impamvu yo kuza mu Rwanda ndetse no kuza kureba FIFA series. Biracyari muri negotiation. So icyo turimo gukora ni kimwe, natwe reka twishire mu mwanya wabo mu gihe gito gishoboka. Abo bana yego bafite ababyeyi b'Abanyarwanda, ariko abo bana ntabwo bazi u Rwanda. Icyo turimo gutekereza ni ukugira ngo byibuze nabo tubahe amahirwe yo kuza gusura u Rwanda kugira ngo bafite decision itavuye mu marangamutima ya nyina cyangwa ya se bitewe n'ukuntu bo bazi u Rwanda, ariko n'umwana yumve ko ari proud to be here. Ikindi nshaka kuvuga nuko bagenzi babo bajya kungana mu myaka cyangwa se babarutaho gatoya. Nka Sahabu n'urugero, igihe meruka mu Bubiligi, I met him na mama we ndetse n'abavandimwe be, bo bumva bari proud. Nawe umwana we arakubwira ati niba ari ikintu kinshimisha cyabaye ku isi nuko nakiniye u Rwanda. Now tutaragera ahantu, I'm trying to push others to follow me. The same with Gelet na Uzaza. So n'abana badufasha kugira ngo bamotive nabo bandi bana kugira ngo baze. Kamanzi twaravuganye n'aba agent be ndetse n'abantu bari proche y'umuryango we, hari ibintu dusabwa gukora kugira ngo abo bana bose bibonamo kuza mu Rwanda, to benefit mu Rwanda. So this is what we are doing. We are trying even to invite abo bana kureba u Rwanda, gusura u Rwanda, before ko bamwe batarafata icyemezo 100% cyo gukinira Amavubi. Ariko tubirimo abo bose bavuze, we are really in touch with them, and we hope next opportunity so twakoze indi steps maybe tuzababona. Murakoze cyane.